Reka ntangire nkusuhuza. Banyita Bumbogo. Wowe bakwita nde? Ndagusuhuje. Tuje kwivugira kuri uyu muhanda bari kuduha hano i Bumbogo. Niwo tuje kuvugaho. Iyi video iramara iminota igera kuri 5 dusesengura twivugira kuri uyu muhanda bari kuduha hano i Bumbogo. Mwiza rwose. Uyu muhanda tugiye kuwuvugaho rero, tugerageze tuvuge bikeya bishoboka kuri uyu muhanda. Murabona ko batangiye kuwukora, ariko ayo niyo makuru ya mbere. Murabona rwose ko batangiye kuwukora, bari kuwutunganya. Iyi projet bamwe bayishyiraga ngo mu myaka ngo nk'itanu, ariko murabona ko bitebutse, ni ibintu bitebutse. Dusuhuza abantu bataragura ikibanza muri uyu murenge wa Bumbogo, bavuga ko nta terambere rizahagera bitinze. Turabasuhuje, kandi namwe mwamaze kuguramo ibibanza mukabyibikaho, namwe turabasuhuje, kuko mugiye kubona akamaro ko gushora mbere utegereje inyungu. Murabona ko umuhanda rwose bari kuwutunganya, imashini zirimo guhera hariya bimwe mu bice byo hariya ku kagari ka Nyabikenke kuzamura aha, barawugeza hano Inkuzuzu ku bahazi. Ni umuhanda rwose twari dutegereje, kuko ibinyabiziga byacu byahangirikiraga, ariko ubu ngubu tugiye mu cyitwa uburyohe. Uyu muhanda wowe urawuvugaho iki? Urabona ko ari byinshi rwose uje gukemura. Nk'abantu baguze ibibanza muri uyu murenge, bigiye kugira agaciro, ari nabwo bagiye kuba batekereza nka leta kuhakata amasite. Nk'abaguze ibibanza biri mu buhinzi, birumvikana ko mu gihe gitoya hagiye gushyirwa mu miturire. Murabona ko umuhanda wakozwe rwose umeze neza, ugiye gushyirwamo kaburimbo, kugira ngo kaburimbo ize ikemura bimwe mu bibazo twagiraga by'imbogamizi by'ingendo n'imiturire no kuba ahantu haturwa. Ngira ngo ku muntu washoye amafaranga mbere ni igisubizo, ariko nawe nkubwira ko amashuwa diru ntajya abura. Nawe waduhamagara ukatubaza ati se agashuwa diru ubu ngubu ufite ni akahe, noneho nkagure ntazuyaza, kuko hari impamvu iri gutuma noneho nahashora amafaranga yanjye. Ndadufite rero. Iyo tubonye imihanda nk'iyi ngiyi iri kugenda idusatira myiza, abantu benshi bakenera, yoroshya ingendo zabo, twebwe nk'abakomisiyoneri tubigiriramo ijambo, kuko mba mfite icyo nkubwira, noneho mba mfite impamvu, mba mfite buri kimwe cyose nshobora kuba nagusobanura ntari kurya indimi. Ni ahantu rero ushobora noneho ubu ngubu kuba nakubwira ati hashora amafaranga yawe aya n'aya, mu gihe kiri imbere urebe ingaruka zayo. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko ahantu hagenderwaga 2 hahita haba 1000. Ahantu hagenderwaga 1000 haba hashobora kuba haba 500. Urumva ko ingendo ziba zatangiye koroha. Mu gihe twebwe badukuriraga hari Musave cy'atanu, biraza kuba 1000, kuko umuhanda ni mwiza, kuhagera birasaba iminota mike cyane uhagenda. Rero reka twizere ko mugiye kuduhamagara mutubaza ati muduhe ibibanza bikora kuri uwo muhanda, natwe tugire courage zo kubishaka, tubishake rwose. Kandi urabona ko ari igihe cyiza noneho cyo kuba wahashora amafaranga, ufite icyizere cy'uko ejo cyangwa ejo bundi
umuhanda w'umukara uraba wagezemo. Reka nkureke rero nawe ukomeze urebe uyu muhanda, nimba uhafite ikibanza umenye ko cyamaze kwikuba, nimba utarakihagira duhamagare tugufashe kuko twe dukorera ahantu hagiye hatandukanye. Hariya ni mu Rugogwe muri kureba.